mu rurimi rwawe ntago ari uko byaba iyo babivuze gutyo byumvikana neza. Aho kuvuze ngo Kiuganda cy'inyuma kabisobanura burambuye mu buryo burambuye mu Kinyarwanda ngo Kiuganda kiraryoshye. Sinzi wenda bitewe n'ukuntu umuntu yahora bivuga byagera bikaryohera amatwi. So gasanga abahanzi witwa Alien Skin yakoze indirimbo yitwa gutyo, haza All Stars, haza Paraso. Basically ni ibintu nyine biraho ngaho urica ukabyibazaho. Sinzi abantu baho nimba ari n'ibintu banaha icyubahiro, ariko nyine nuko bibayeho tu. Ijambo ragenda rikaba rya bose nk'amezi 3 ari ryo jambo riri mu matwi y'abantu. Buri muntu uvuga mu munsi ntago umunsi wawe urangira udasohoye iryo jambo. Mu bihe rero by'amashanyarazi buri muntu wese wavugaga waba ufite waba ari ikintu wagezeho uyu munsi mfite amashanyarazi, waba wakundanye n'umukobwa wishimye ukavuga mfite amashanyarazi, waba wakoze deal nziza ugahembwa neza mfite amashanyarazi. Urumva hano abahanzi bagenda ijambo bararyokamera, barivugaho, baririmbaho. Nuko nyine abantu bahari ababana, ariko I believe ni ikintu kiza gituma abantu babana neza, ikintu kigabanya n'imishiha mu bantu. Nyine nkuko navuze ni ikintu cy'ubuzima bwawe ubamo, mukabana mukunguka, ukubana kwanyu mukunguka ikintu nyine gituma n'ubundi babita one country, babita igihugu kimwe, kuko abantu babanye ahantu hamwe bakubaka n'igihugu cyabo, ntibabura ubuzima lifestyle bubaka nyine ikintu kiri instinct nyine kibasobanura nkamwe nkuko mubana. So basically nyine nuko nyine hano ni ku Ultimate Stories. Hano mbazanira nyine izo stories ngizo wumva ugasobanukirwa ku isi igenda, aho nshoboye kugira ibyo nshakishaho nkabizana. So basically nuko rero nshoboye kubagezaho ibyo nateguye munsi. Ndi kurangiza ndabashimira washoboye kuba kuri video tukaba tugeze hano. You are the best, you deserve all the appreciations I can get. So nongeye kubasaba video nimba wayikunze gerageza kuyisangiza abandi bantu bayumve. I will really be happy for that, binyongera ingufu. Komereza aho rero. Natararangiza nongere mbibutsa abantu bafite gahunda zo kujya gutura muri Amerika, ari ikintu uri gutegura nawe uriyo ukigerayo, cyangwa nawe umaze igihe kinini ariko ushaka gusobanukirwa credit line yawe ikora gute, ni gute umuntu yakubaga credit adakoze amakosa. Niyo wakora amakosa atari ya makosa ari non-reversible, ryakosa ushobora gukosora kandi mu gihe gitoya. Excuse me, ndi kumva kubera kuvuga byinshi mu muhogo, ukeneye kugira akantu ncishamo ariko nta kibazo. Nsubire ku murongo nyine. Ushaka gusobanukirwa nyine iyo credit line, ngewe nakuba hafi ugasobanukirwa financial behaviors, uko witwara kugira ngo wubake iyo credit izakugira akamaro mu buzima bwawe. Basically hari ahantu ho nagaruka kuvuga ngo ufite angahe mu mufuka, ahubwo ufite wubatse credit. Are you a credit worth person? Niyo ngwate yawe basically. So murakoze cyane, ndabashimira kandi nimba mwashoboye kugera aha ngaha cyane murayiyumvamo mukomerezaho. Ndabasezeye, mwirirweho. Yari njyewe Modeste Wonze, icyo kunywa kitabura ku birori.